murakoze. Nitwa Demop General Major Félicien Sanzubukire. Navutse mu 1966 mvukira i Gasabo ahahoze ari komine ya Rubungo umurenge wa Kinyinya. Aho niho nigiye amashuri abanza, narangije njya mu ishuri ryisumbuye, njya mu seminari y'Indera. Ndangije Indera naciye mu kazi k'ubwarimu imyaka 3. Nyuma y'iyo myaka 3 y'ubwarimu nibwo nagiye muri École supérieure militaire njya kuba officier. Nahize imyaka 3, ndangiza mu mwaka w'1994 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nibwo nabaye sous-lieutenant. Nari narije muri SM ku itariki ya mbere z'ukwa 9 1991. Nabaye ku rugamba, narugiyeho ndi sergent wo muri SM kubera ko urugamba rwari rukomeye, turwana na FPR RPF. Tuba ku rugamba, ipeti rya sergent turivaho, batuzamura mu ntera tuba Jean élève, naryo turivaho ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1994 tuba nommé sous-lieutenant. Twakomeje rero urugamba, intege zacu zirashira, RPF iraturesha, duhunga igihugu. Tumaze guhunga igisirikare, twageze muri Congo, abayobozi bakora restructuration de l'armée, cyangwa se kongera gutunganya igisirikare. Ubwo abasirikare bari mu makambi, buri musirikare wese bamushakira inite ajyamo. Njyewe njya mu inite ya CRAP, icyo gihe zitwaga Bataillon CAS, Commando d'Action Spéciale. Njya mu ipoto ya CRAP yari ishinzwe les missions commando en profondeur. Icyo gihe twiteguraga gutera igihugu, kongera kugaruka kwisubiza igihugu cyangwa se ubuyobozi, ubutegetsi. Icyo gihe nakoze mission spéciale, nakoze ebyiri. Tuva mu nkambi ya Kahindo niyo nabagamo, tuza mu Rwanda gutegura implantation y'abasirikare bazaza aho bazaba, bakajya bakora operation spéciale bafite amago bacumbitsemo, bakajya bava muri ayo mago bakajya gukora operation spéciale, bakagaruka muri ayo mago, cyangwa se byaba ngombwa wenda bakagaruka muri Congo. Muri 1996 muri unité nabagamo, izo operation zahagaritswe na AFDL ya Muzehe Laurent Désiré Kabila, basenye amakambi. Ubwo njye nahise mpunga, nahise nkomeza, turagenda tunyura za Mugunga, za Tingitingi, aho hose tugenda dukora za operation spéciale kugira ngo duhagarike umwanzi wadukurikiraga nk'impunzi. Ariko nabyo ntibyashoboka, abasirikare ba Congo baturusha imbaraga AFDL. Nibwo twakomeje turahunga,
bamwe bajya za Congo Brazzaville, njyewe nagiye muri Centrafrique mba mu nkambi. Igihe kigeze izo nkambi nazo tuza kuzivamo. Kabila aje muri Centrafrique kwaka abantu bajya kumurwanirira, kubera ko bari bazi ko turi mu nkambi kandi twari abasirikare. Byari byoroheye Kabila kubona abo iyo main-d'œuvre gratuite kugira ngo tujye kumufasha. Ubwo rero Patase wari perezida wa Centrafrique barabikora, turambuka tuza muri Congo. Icyo gihe nambutse muri 1999 mu kwa mbere, nambuka njya i Badolite, niho hari brigade ya 12 y'ingabo za FDL zari zimaze gushingwa. Nabaye aho ngaho muri Equateur, disuyetoma ni commandant de compagnie, ariko ntabwo twahatinze kuko icyo gihe twarwanaga n'ingabo za Jean Pierre Bemba zidukubita inshuro. Ubwo twari kumwe na FARDC, icyo gihe bitwaga FAC. Zidukubita inshuro turongera turambuka dusubira muri Centrafrique. Muri Centrafrique tuhamara ukwezi. Hashize ukwezi Kabila yohereza indege ziza kudufata zidukura muri Centrafrique zitujyana i Lubumbashi. Tugeze i Lubumbashi, n'ubundi reorganisation yarongera unité ziba déployée imbere, tujya ahitwa Poto. I Poto nari commandant de compagnie. Maramo igihe gito ni commandant de compagnie, ngeze aho njya muri état-major tactique. Yari état-major yakurikiranaga za operation kuri terrain, kuko ntabwo ba general icyo gihe yabaga i Kinshasa. Ubwo mbaho ngaho ndi commandant compagnie. Nyuma yaho mon invitation njya muri iyo état-major tactique, ndi officier G2 muri enseignement, ariko n'ubundi nkakora n'akazi ka officier G4 muri logistique. Icyo gihe officier wari titulaire nta wari uhari, hari officier mukuru gusa wa Kinshasa niyo yari poste. Njyewe aho Poto njye wari ushinzwe logistique. Nasubiyetona twamara umwaka. Icyo gihe bakora icyo bita regularisation mu magrade, bakora promotion. Baturegarije igihe cyose twari tumaze, mbona ipeti rya major. Major officier G4 icyo gihe. Noneho maze kuba G4 aho niho nagira ngo se naho mbibanda gatoya ntange ubuhamya, mbereka ukuntu nk'uko uyu munsi bimeze. Guverinoma ya Congo n'igisoda cyabo FARDC bakoranye na FDL kuva kera. Ubwo ndavuga ku bintu bibiri, ndavuga ku byerekeye imishahara, mvuge n'ibyerekeye transport. Ibyo nagira ngo mbabwireho. Mpereye muri 1998 mu kwezi kwa 8, unité zambuka ziva i Brazzaville, unité za mbere. Guhera icyo gihe Kabila Paul yasezeranye na FDL imishahara y'abasirikare bose. Bijya mu masezerano, birangije abasirikare bose ba FDL icyo gihe ndumva twari une division plus, hafi de division.
buri unité haba aho ngaho twabaye muri Equateur, haba muri unité zari deploye muri zone ya Mbujimani, haba unité zari deploye Ipoto, hari unité de commandement zabaga Kinshasa ni Lubumbashi naho Ipoto. Izo unité zose zari zifite imishahara, buri musirikare afite umushahara nk'uko umukongomani w'umusirikare yahembwa. Amafaranga y'imishahara akaza ukwayo, ubwo ukwezi kwashira tugafata imodoka kuko twari tuzifite tukajya kuri commandement, hari Lubumbashi hari Ipoto, kuko buri hose habaga hari commandement quelque part. Tukajya gufata imishahara yacu tukayizana ikaza muri etat major, noneho muri etat major iyo mishahara natwe tukayohereza kuri tere imbere. Ibyo rero byabaye igihe cyose twakoranye na guverinoma ya Kongo n'ubuyobozi, kuko n'ubundi twafatwaga nk'aba-FARDC cyangwa se FARC icyo gihe, tukabona ibiryo nk'ibyabo, tukabona imyenda nk'iyabo, tukabona amasasu nk'ayabo. Ubwo nuko nari nashatse kuvuga gusa ku mishahara no kuri transport, ariko n'ibindi byose logistique yose twayibonaga ivuye muri guverinoma ya Kongo. Nk'uko FARDC iyibona niko natwe twayibona. Ndetse hari n'igihe kubera abakongomani nubwo rimwe na rimwe baba bavuga biyemera, ariko hari igihe na logistique twe twayibonaga logistique isumbye yabo, kubera combativité abasirikare bacu babaga bafite. Ugasanga barenzaho bajya kwaka ibikoresho, bajya kwaka amafaranga, ugasanga turushije n'abakongomani ba nyir'igihugu kubona ibikoresho, kubera ko turi unité zisa naho ari special. N'ubundi niko batwitaga n'abazima, nabo babaga aho ngaho nabo batwitaga unité special, special force. Ibyo rero byabaye igihe cyose twabaye kuri kote gouvernemental, naho tuvuyeyo kandi byarakomeje no muri este n'ubu nibyo bihari. Ubwo navuye aho ngaho ikamina, turaza ndi majoro, nagiye nzamuka mu ntera, bakomanda bataillon, nzamuka mu ntera mba lieutenant colonel, bakomanda brigade ndi colonel full, kugeza ubwo FDR na CNRD bivanguye kubera amacakubiri politike, imyumvire y'urugamba, imyumvire y'imibereho, imyumvire y'uko abantu bagomba kubana. Ibyo byose byatumye organisation FDR icikamo ibice, bamwe bumva bimwe abandi batabyumva. Ubwo hazamo ibice bibiri, njya muri CNRD, FDR ivamo. Ubwo nibwo nabwo tugeze muri CNRD ubwiyunge, nibwo twakoze indi reorganisation des unités, kuko n'ubundi hari hamaze kujamo akajagari biteze isenyuka, turongera dukora reorganisation des unités. Niho habaye octroi de grade, nibwo nabaye nommé general major ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 19 muri 2017. Nyuma yaho nabonye mission, tumaze kubona amapeti, uba yarashize ukwezi n'igice cyangwa abiri, etat major general wampa mission yo kuza kugira attachement militaire i Bujumbura, izajya ikorana na guverinoma ya Bujumbura. Bon, malheureusement nafashwe ntari nagera i Bujumbura, nuko nibwo nafunzwe njya Kinshasa, ngeze aho mvayo ndaza banzana mu Rwanda, ndataha
baranyakira baranyigisha hano buri muturo badusoza amasomo nuko turakurikira tuba integre muri sosiyete nyarwanda. Ubwo rero hamwe n'ibyo turashimira ubuyobozi bw'igihugu bwatwakiriye nubwo tutaraba kwakirwa kubera ibyo twari turimo byo kurwanya igihugu n'ubutegetsi, ariko leta yaravuze iti abo ni abanyarwanda muhakire, ni abanyarwanda nk'abandi, babe abanyarwanda nk'abandi, babategeye muri sosiyete noneho biteza imbere nk'uko n'abandi biteza imbere.